mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV Rwa. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi muri kumwe na Manishimwe Vincent, umusore bakunda cyane wishimira kubagezaho utuntu tw'ubumenyi bw'ikoranabuhanga kandi utuntu tw'ingenzi mwazagira twazabagirira akamaro tukabafasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Nk'uko bisanzwe rero ngiye kubereka uburyo ki wakora ad storage, kongera storage ya telefoni yawe, ukaba wakongera storage ya telefoni yawe rwose ikaba nini, yantongera kugira ikibazo cyo kuvuga ngo telefoni yanjye yuzuye ngo nabuze ngaho ikirango ifoto, ngiye gufata ifoto telefoni iruzura, ngiye kudownloadinga application telefoni iruzura. Ibyo rero iki nicyo gihe ngo ube watandukana nabyo, ubona umwanya wa telefoni rwose wongere storage yawe. Nk'uko bisanzwe rero reka twihute. Uramutse ushaka kunkurikirana waza kuri WhatsApp ni 0783124440, nomero wahamagara tukavugana ni 0722843334. Nk'uko bisanzwe turaganira cyane. Ushaka no kugira icyo umbaza waza muri groupe ya WhatsApp na Vumbura TV ukambaza nta kibazo. Kadutangire rero. Iyo ushaka kongera storage yawe winda aho twita muri setting ya telefoni. Wamara kwinjira muri setting ya telefoni yacu ugashaka ahantu handitse storage. Wamara kubona ahantu handitse storage ukahakirika ukahinjira. Ukimara kwereka barakwereka agataburo kariho utuntu, kariho ngo video, foto, kariho ngo audio application. Uzahita ukora ahantu handitse app ukihakora bazakwereka application ufite, uhita ukora kuri all app zose zirebe. Sasa ukimara kugera bazakwereka application, bakwereka megabyte imaze gutwara kuri telefoni yawe. Nk'urugero ntuzajya ubona application udakoresha cyane ukajya kubona ukabona itwaye giga yose, uzajya uhita uyikoraho, ukora ahantu handitse clean hirya ku ruhande rw'ibumoso uhakore, ubundi wemeze yambura umwanya yari yaratwaye. Uzirinde kubikora kuri WhatsApp kuko WhatsApp bikoze waba uyitangije. Uzabikore kuri application udakunda gukoresha cyane, zose uzizenguruka ugenda uzikuraho umwanya, uzagenda ubona umwanya wa storage ya telefoni yawe. Zose uzazirebe ku murongo uzizenguruka uzikoraho nk'uko mubibona ndi kuhabereka. Ugenda uzikoraho na telefoni yawe uzaza rwose usange yabonye umwanya uhagije cyane. Ujye uhakora kuko urabizi telefoni zacu zuzuzwa n'ama application tuba twafashe. Aya ma application yose mureba aba yaratwaye umwanya, gusa iyo yazengurutse yose ayibona. Nk'urugero ukavuga ngo Photoshop ngo yatwaye umwanya, ngo utuntu twinshi ubona tudafite tutara imbuga, kadukuraho rwose umwanya rwose, ugenda ukuraho umwanya, telefoni yawe igasigarana umwanya uhagije ku buryo utazongera kugira ikibazo cyo kuvuga ngo telefoni yanjye ngo yabuze umwanya. Ibyo rero byo kuzaho gutakanga umwanya wa telefoni yawe. Urabizi nk'umuntu muri iki gihe umuntu yagatunze telefoni ifite 16, ariko ufite yose wagakwiye kuyongera kandi ukirinda kuvunisha telefoni yawe. Ciao ndabakunda cyane muri kumwe na Vincent Manishimwe from Ruhango Ntongwe. Murakoze cyane kunkurikirana, ndabakunze cyane. Nanjye nabageza akantu k'ubwenge. Uramutse ufite mugenzi wawe wishimira kwiga utuntu nk'utwo, wamukorera share nawe akiyigira wakamenya ibintu nk'ibyo. Kandi washaka kumbaza nawe nta kibazo yambaza, waba ufite inyunganizi yanyunganira. Ciao ndabakunda cyane.